ubumwe bw'abera ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptista ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo genda uyasuke kuri bariya ubuzima buhinduke. Amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago. Gubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura, mbumbira umudugudu tutuye. Amateka urayazira kandi nta kintu utakoze. amahoro y'Imana n'umunezero kubana n'Imana no gukundwa n'Imana n'umugambi w'Imana be kuri mwe mwese badukurikiye umwuga wera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka. Kandi nkubwire ngo Imana data twese igusure kandi gusange ikubake. Dukomeje kubwira icyo twita igicaniro kibi kibuza ibicaniro byawe byiza guhumura kwawe neza. Ngira ngo tumaze twumva ikintu cya mbere gikwiye gukorwa. Naravuze ngo nihe bicaniro ukwiye gusenyuka, ariko mbere yuko mbivuga ndashaka gusesengura. Ese ubundi intego wakwibaza ngo ibi bintu pasteur agambiriye iki? Nta kindi ngambiriye nukugira ngo mu kubohoka muri iyi deliverance yo gusenya ibicaniro bibi ubashe kumva uburyo ukwiye kuyobora, kongera kwiyubaka, kubaho mu buzima bushobora gusenya ibyo bicaniro byose kandi Imana ikagendana nawe. N'uburyo ukwiye kumva kuyoborwa, kwiyubaka no kudomina imbaraga z'abadayimoni, no kugira ku mbaraga zo kubohoka no kwinjira mu masezerano yawe, no kugira ngo ubashe kujya deep spiritual cyangwa ubashe kumanuka mu mwuka mu buzima bwawe bwose, kugira ngo ubashe guhangana n'izi mbaraga zangiza zihemuka, ibirere bikurwanya, ibirere birwanya ubuzima bwawe, birwanya ibicaniro byawe. Washyira igicaniro cy'ubucuruzi akaza kirwanya ubucuruzi, igicaniro cy'abana kirwanya igicaniro cy'abana, igicaniro cy'urugo rw'udatanga cyane, igicaniro kirwanya urugo ugasanga buri gihe urarwana kandi ntubasha guhagarara ngo utsinde ibyo bintu. So intego rero mfite nahawe n'Imana ishobora byose, nahawe n'Imana y'inyembaraga, uku gusenya ibicaniro bikubuza muri makeya mu gihe ugiye gucana cyo kwishima, kunezerwa, akabaje nk'ibibazo, mbega ugasanga buri gihe uranyeganyezwa, uri muri turbulence, urimo turbulence, uri muri sekuse iremereye ku buzima bwawe, bituma utabasha kugera ku ntsinzi ikwiye. Aho niho tugomba kuganira rero kuno bicaniro. Reka dusenga Imana ishobora byose. Mana data wa twese uhoraho, mwami w'amahoro, Mana y'imbaraga, ndagushimiye kuri gitangaza, uri umunyabushobozi. Aya masaha ndasenya ibicaniro byose bya dayimoni, ndakubita hasi imbaraga mbi z'abazimu, ndakubita imbaraga mbi hasi zirwanya ubwoko bw'Imana, zihagurukira ubwoko bw'Imana, ndavumagura, ndatwika, ndigizayo, ndarimbura, ndarandura, ndavuma, ndahananura ubutware bw'abadayimoni, imikorere ya sekibi, ndakubita hasi imyuka mibi ukora kw'abazimu kose. Ibicaniro byahagurukiye abantu ndabishenye, ibicaniro by'ubukene, by'inzara, by'agahinda, by'amarira, byo gupfakara, kubura amahoro, kubura umutekano. Satani akoresha ibanga ry'ubwenge ntitubimenye, akinjira mu nsengero akarwanya abera, akarwanya abasenga, akarwanya abavuga. Ndabishwiragiza, ndabikubita, ndabirandura mu izina rya Yesu. Mavuta y'Imana amanukire gutabara ubwoko bw'Imana n'umugambi w'Imana. Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana, ibi byose ukora ibitangaza, ibicaniro birwanya ingo z'abantu, birwanya mariage, birwanya ubuzima, birwanya iterambere, birwanya imibereho, birwanya abantu bashe kwigira imbere, bibuza abantu guhumeka, bibuza abantu umutekano. Ibitero ndabivumye byose mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo data ukora imirimo igaragara, ukora ibitangaza, uyerekana, ukora ibirenze, ukora ibidasanzwe, hadasanzwe ibyo udasanzwe. Nizera kuri Imana igiye kubyumva ukabikora. Ubane nanjye mwami, ibi byose ndabizi ko bingiraho ingaruka, ariko mpagaze mu butware mu izina rya Yesu. Ibicaniro byose bigiye gusenyuka, ntacyo ndibwemere ko kizi wanjye, ndabyoheraho byavuye mu izina rifite imbaraga rya Yesu Kristo. Ibicaniro bitera indwara, ibicaniro bitera ubukene, ndabikubita, ndabirandura mu mbaraga z'ubutware, kandi Kristo niteguye guhangana imbaraga mu izina rya Yesu. Komeza ungirire neza data, ubane natwe muri iri jambo ryawe, abera bawe batabara ubarengere, amavuta yawe
biguhimbazeho mu buryo budasanzwe. Erega Kristo yukoze, yo haleluya, ndagushimiye kubikoze kandi kubitunganije kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Imana ibampera umugisha, ndabashuje mwese aho muherereye, ntago navuga mu izina, murabizi turakundana, murabana Imana yampaye rero no kugira ngo rwose iki kintu usenye ibyo bicaniro kandi ubidomine, kugira ngo ingaruka zabyo z'ibicaniro bitakuzaho, haba kuri wowe, haba ku bawe, ahazaza hawe ndetse n'ahahise ubasha kugarura. Ushobora kugarura ibintu byawe byari byaragiye muri ubwo buryo, ukagira za mbaraga mu kugira ngo ubashe gutsinda ibyo bitero byose, kuko ni imbaraga zikomeye umuntu abasha kubaho no kubasha gusenya ibi byose. Rero by'ukuri rero icyo twita ibicaniro kubizera ni ibihe? Ni imbaraga cyangwa n'uruhererekane rw'ibibazo Satani agucanaho umuriro, bicaniro by'ubugome cyane, kugira ngo bizane imbaraga mbi mu buzima bwawe, bihinduke obstacle mu iterambere, ndetse bizane ibyago, bizane indwara, ubukene, gusenyuka, urupfu, divorce, guhomba, kwangwa, kubaho nabi, kutagira inshuti, kutagira ibyiringiro, kutagira ubuzima, guhora urwaragurika, ibyago n'amakuba, ugasanga umuryango bahora bashyingura buri munsi, utwana dupfa tukabaho, abakenyuka, bapfa bagifite. Nk'ubu ngubu hari umuntu tubonye bagiye gushyingura, yari umukobwa muto afite ubukwe muri kuno kwezi, akaba aragiye yumvira inkwano zaratanzwe, iminsi y'ubukwe irageze, ari mu kwezi n'ubundi yari yegereje, ariko kuko umwanzi nuko abakora kugira ngo bya bicaniro bikwangize, bikubuza amahoro. Rimwe na rimwe usange ni obstacle, cyangwa navuga ngo ni ibintu biri imbere yawe, cyangwa se bigukerereza mu iterambere, kandi ugasanga uragowe. Rero ni mu gihe cyose iyo ibyo bicaniro bigaragara ku buzima bwawe, iyo ibyo bicaniro biriho mvuze byose biri ku buzima bwawe, bishobora gutuma hazaho ingaruka nyinshi zitandukanye, nyinshi. Ndagusaba ngo wongere ukore comment, share and like, ariko by'umwihariko ntiwongere, niba warakoze subscribe, Imana iguhe umugisha, ariko utarayikoze, ni intego yawe, n'umuco wawe mwiza kubidukorera, niyo nkunga tugusabye, tugucire kuvuga ngo ubikoze ntacyo byagutwara, ntacyo bivunaho, kandi bituma umunyamuryango mwiza kuko wiyandikisha. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. So nuvuga ngo igihe cyose ibyo bicaniro navuze ari ku buzima bwawe bikugiraho ingaruka zikomeye, cyangwa se ibintu byinshi bitandukanye ku buzima bwawe, hakazaho ingaruka zitandukanye, nk'urugero hakabaho gukirwa k'umugisha wawe, delaying cyangwa delayed blessings, gatinda, ukabona ibintu wabona vuba biragutindiye, ntushobora kubibona, bigatinda. Ikintu ugasanga indwara zihoraho zidashira, ugasanga umugabo atarwaye, umugore ararwaye, umugore atarwaye, umwana ararwaye, bategeye muri famiye bararwaye, aho washatse bararwaye, ugasanga mu muryango wanyu harimo ikintu cy'ihungabana ryitwa uburwayi, ku buryo bamwe usanga banabitera bati bwo kanaka yakize, ati nanjye hagiye kubaho ikindi, ugasanga biraguteye. Ikindi ugasanga imico mibi yinjira mu bana, imico mibi yinjira ku bagore, abagabo, ugasanga abantu bararenga ibigo bitabagaho, ugasanga birakuvangiye cyane. Ikindi kwiyahura, hari igihe baho kwiyahura umuntu agapfa, ariko hari umuntu wiyahura ati yewe aho kugira ngo upfa ntarongowe, ndamusanze ruzaca Imana. Uriyahuye nubwo utiyahuye mu kiziriko, ariko uriyahuye abandi reka niyahure muri kano kazi, reka niyahure muri ibi, mbuze uko ngira. Hari ukwiyahura bikwambura ubuzima, ariko hariho no kwiyahura bikwambura amahirwe, uti nta kundi nakora, ndamushaka ni hahandi, nzika ari umuswa, ari ibi n'ibi, nzika ari, ugasanga uriyahuye mu kazi, mu biki, mu byo utazi, mu byo utumva. Abandi bakiro mubona abantu biroha mu nyanja bahunga bagenda bajya za Burayi, n'iki ni ukwiyahura nabwo, ariko n'ubwo umuntu apfuye, ugasanga harimo no kwiyahura mu buzima, cyane buzana ingorane zawe. Kandi buri gihe ugasanga guhora uhomba, guhora utakaza. Rosi ntabwo ari uguhomba gusa, ni ugutakaza ibintu, gutakaza igihe, gutakaza uburyo, gutakaza ikintu. Ariko ibyo byose nibyo Satani yihishamo kugira ngo ibicaniro bikurwanya bigire imbaraga muri za nzozi, wumve ntaho uri bwerekeze. Uvuga ngo bihoraho kandi bizaho kandi birakurikirana, kandi ugasanga biragukerereza, ugasanga buri gihe harimo ikintu cy'uko utakaza amahirwe, utakaza umunezero, utakaza destination, utakaza umuryango, utakaza umutware,
umutware, utakaza umufasha wawe, utakaza umunyamugisha, utakaza uwakugiriye neza, ugasanga umugira neza warigende ugasigara ucitse intege. Ikindi guhora ucibwa intege utazi aho bivuye rwose, ukumva ni a stranger discouragement, ukabona hari ibintu utateguraga biguca intege, wamara kwambara witeguye ati ntibiriguza byahindutse, ati ntibyagize gutya, nakwemereye ko byavuyeho, navyo nzakora cyo cyarangiye, beho ugasanga buri gihe ufite ikintu cya discouragement, ariko iri strange, hari ibintu biguca intege, yenda ni mu kazi, ni mu rugo urabisanganywe, ariko hari igihe hitokeza ibindi bintu utateganyaga, kumbi nta bindi Satani biri inyuma kugira ngo ananize ubuzima bwawe, akubuze iyo werekera. So rero ni byiza ko ugomba kubisobanukirwa. Ikindi guterwa ubwoba, korana ubwoba kandi atari ubwoba, ukabona ibintu bigutera, inkuru zigutera ubwoba, amagambo agutera ubwoba, ibiganiro bigutera ubwoba, ikintu kigutera ubwoba, ntukata wakata hati ntujya, wajya hati ntuza, wava hati ntiwerekere, ugasanga ubwoba buragufashe, nta kintu uri bukore, nta kintu uri buvuge, n'ubwoba bw'ubuzima hazaza, ukavuga mbigenze gute ko niyumva mu ubwoba muri ngenda. So ibyo ni ibicaniro bya Satani kugira ngo unanirwe. Ikindi bazakuzaniraho cya mbere ni za nzozi za nijoro, abagore ba nijoro, abagabo ba nijoro, barutabasambana, bagenda mu ishyamba, barota ishyamba, ugasanga ugenze mu ishyamba ntirishira, ukagenda inzira itarangira, ugaterera za neje wambaye ibirenge bisa, ubundi ugasanga watakaje, ugasanga abantu baguze inzozi mbi cyane za nijoro. N'ikindi cya nyuma rero, ibibazo byo mu muryango. Ibibazo byo mu muryango, ushobora kuba mu rugo rwawe wowe n'umugabo n'umugore nta kibazo mufite, ariko mu miryango iyo mwavuye umuriro ukaka. Hamwe ushobora no gusanga intandaro yo kubana nabi iturutse aho mwasha, iturutse ku mugore wawe cyangwa ku mugabo. Mwe nta kibazo mufite, mwe murakora neza, muri mu byanyu byose, ariko imbaraga ziri inyuma yanyu mu muryango hirya iyo ngiyo, ugasanga birabafekise, bimwe birabagora. Ariho nkubwira ngo komeza ukore kwiyandikisha, ibintu biri very important, ibintu ugomba kubimenya. Niyo myuka turwana nayo iri hirya y'ibyo bintu, kandi ugomba kubimenya, kandi Satani abikoreramo. Ugasanga mu mivukire hari ikibazo, kwasobo kwa nyoko buko, we nta ngorane wari ufite, we n'umugore muri kundana n'umugabo, ariko imbaraga aho muvuka byagize ingufu, ndetse ibyago mwogenda bibazaho cyane. Ikindi cya nyuma ni ukutagira imbaraga, cyo twita ngo kuba hatabaho imbaraga za finance, imbaraga za finance, kumva ko hariho guhungabanywa no kutabasha kwinjira neza mu mbaraga. Ugasanga rimwe nibi, ubundi byazamutse, ubundi byamanutse, ubundi byabananiye, kugera aho n'ibikunda byose bikaba ikindi kibazo kigaragara kandi kigutera ubwoba. Nicyo ndakubwira ngo gusembya ibicaniro, kandi ngira ngo ibyo navuze wabyumvise, nibuze ubwenge, ikintu gikurikirane kandi usharinge. So rero nk'uko Imana yampahishurirwa ahangaha, nagira ngo ngufashe kujya deep spiritual, cyangwa se kwinjira mu buryo bw'umwuka mw'imbere muri wowe, wo kugira ngo ubashe kwexplora cyangwa ubashe kumenya no kwiga no gusobanukirwa ibicaniro bya Satani ni ibihe, ibicaniro by'abadayimoni ni ibihe, n'ukuntu ubasha kubisenya, ndetse n'ukuntu ubasha kubyangiza mu kigo cy'uko byo bikwangiza. Ko nutabyangiza bizakwangiza, nutabisenya bizagusenya, nutabirwanya bizakurwanya, nutabirangiza bizakurangiza. Bisaba ko ugomba kubimenya. Nicyo umwuka yabimpereye, impamvu ntegura nkavunika ngasenga nkinginga, ni ukugufasha ngo wabisenya ute, ni gute wabikuraho, ese ni gute ushobora kubyangiza ibyo utarakwangiza, kandi ikindi ni gute wafata cyangwa wagira igikorwa kirwanya ibyo bicaniro no kubisenya, no kugira amahoro arambye, no kugira umwuka wera, no kubohoka n'ibyishimo n'amahoro n'amasezerano biza kuri wewe, ku buryo uvuga uti kweri koko I'm saved, I'm born again, and I'm so free. Ku buryo usanga uvuga ngo as well as how to take action against them and achieve true freedom and spiritual liberation. So ubohotse muri wowe,
kuko wamaze kubisenya nicyo kintu kizagufasha cyane. Kandi ikindi mu gihe kirekire njye nsenga Imana ninginga Imana, iyi ntambara irashoboka mu mwuka, ubuhanga burashoboka, bushoboka gusenga Imana. Ni intambara yo kurwana mu mwuka, ni amasengesho, harimo kwiyiriza, harimo guhagarara mu mbaraga z'Imana, hariho guhagarara iby'Imana yaguhaye, kandi ukayobora mu mwuka wera, gukoresha amasengesho y'imbaraga, strategy z'uko wasenya ibyo bintu, no kuba free, no kubohoka, no gutiza karande zose zikakuvaho, kandi warangiza ugasanga ubonye imbaraga z'ubutsinzi n'imbaraga ziremereye zo kugira ngo usenye ibyo bintu byose nakubwiraga, bituma utaba free, bituma utaba libere, bituma utagira liberation muri wowe, bituma uhora wumva uhangayitse byakugoye. So rero ibi bintu nabitekereje, ndacyabisengera, ndakinginga Imana. Icyo nshaka nuko ugera ku ntego nyawe, uti ukaba uti koko ndumva mbohotse, kuko ndumva nezerewe, kuko hari icyo Imana inkore. So ni byiza ko mubitekereze mu mwenge bwawe, ibi bicaniro ugomba kubisenya mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo igicano nguhaye, icyigisho nguhaye, nimwe muri source cyangwa nimwe mu mpamvu ubasha kureba no kunyeganyeza no kwitegereza no kwinjira mu mwuka wo kubohoka umaze kumva rino jambo, kuko ni intambwe ku ntambwe izagufasha kugera ku ntsinzi nyayo yo kurwana no guhangana no gukubita no kubomora no gusenya no kwirukana ibicaniro bibi byose, haba ku mutware, ku rugo rwawe, nawe ubwawe, ku bana bawe, aho washatse, aho uvuka, aho ukomoka, abo mukorana, abo mufashanya hose, ukamyondaza kubisenya. Kandi ikindi ugasanga cyagiye ugatangira no kwidentifia no kumenya ngo ndarwana intambara gute, ndayishobora gute, ndasenya ibicaniro gute, ndabikora mu yihe nzira. Imana ibampera umugisha, Imana ibakomeze. Nkomera kugusaba ngo wowe ukuri kimwe Gabera Ministries, ntukabure gukora comment, ntukabure gukora share, ntukabure kwandika, ntukabure tubarubigereho, wumva ibintu byo gusenya ko ni impamvu zizagufasha no kubasha kudiringa n'ibintu byose. Kandi Imana izagufasha, uzabisenya, ntacyo bizagutwara, ntacyo uzaba, uzahora utsinda, kuko muri wowe hari icyo wamaze kwiyubakamo. Hari icyo wamaze kwibakaho. Ni ukuvuga ngo ibicaniro rimwe na bimwe tugomba kureba ni ibyo ku mivukire, amagambo twavuzweho, amaraso y'ibitambo yatanzweho, ibishushanyo basenze bakanabiramya, ikindi kuba uyu munsi kutihana no kuba mu byaha byahoraga buri munsi cyambere, kuba abantu batuvukaho bafite ukuntu bakurikiranywe, n'ibintu byinshi twagenda tubona, twagenda twitegereza, kandi Imana ikagenda idufasha muri ibyo bintu byose. Ibyo rero ni ukuvuga ko umuntu w'Imana yagombye kubimenya, akavuga ati reka mbisenye. Ni ukuvuga ngo ibi bintu icyo bigambiriye ni ukugira ngo utaza gusuzugura ibintu bituma ubaho nabi mu buzima bwawe. Wibisuzugura ngo bifate, nyamara ni impamvu nyinshi y'ibitambo bitandukanye, hari nk'imivumo, hari nk'amasezerano ababyeyi bagiranye na Satani, dukomora ku rubyaro rwabo, hakaba ya mbere na ya kabiri, hakaba na ya gatatu, ndetse ugasanga hariho ibinyejana n'ibisekuru byadukurikiranye byatambutse kera, bikomoka ku maraso, bikomoka aho tuvuka, ndetse ugasanga buri gihe abantu tugenda tubibamo, bitubangamira, bituvuna, bidutera agahinda, bidutera ingorane, usanga twisanga ahantu hatari heza kandi hatameze neza, ku buryo bisaba ko dukwiye kumenya uko dukora icyo kintu. Rero ikintu cya mbere ukwiye kumenya muri aya magambo no kuganiriza, njyewe ndifuza ko umenya izi mbaraga zo guhangana n'ibi bintu. Icya mbere yuko mbigusobanura bikubwiye, nuvuga ngo icyo byose ugasanga biratuma tubangamirwa, basenze ibigirwamana, bakoreye ibigirwamana, bakoreye Satani, hari ibyo bakoze, bamwe barameje Satani, abandi baramuhimbaje, abandi bamuhaye amaturo batabizi, uko yuhereza wa mupfumu n'ibyo urimo ukora, uraguze ibyo urimo ukora, abandi bakoreye Satani batabizi, abandi imitungo yabo bayimurikiye Satani, abandi bagiye gucuruza baraguje, abandi bakarabye amazi y'abapfu, abandi baraye mwirimbi kugira ngo bacu
bacuruze, so ugasanga mu buryo buriho rwose bahanye ukuboko na shitani mu rwego rwo hejuru, hahandi ugera kumva biguteye ubwoba. Ikindi bihuje n'ibiganiro bibi, bihuje n'amagambo mabi, ndetse na bwa burwayi bubangama, indwara zihoro zisenya, ugasanga koko ibicaniro by'abantu ndetse byarahagurutse. Ibi bicaniro bya satani biri kurwanya ibicaniro by'umugisha. Rero nuvuga ngo ni bimwe n'imwe twakubwira, cyane cyane ni inkomoko tuvukamo, imivumo y'amagambo batuvuzeho, ibitambo by'amaraso batanze, kuko buriya ibitambo by'amaraso wagira ngo wica umuntu, wapi, rwa rurasago baguciye ukava amaraso, barangiza bagashyiraho. Burya amaraso yaramenetse, amaraso yakuvuye mu mubiri, cyagiye gukora ntabwo ukizi, gusa basize mu ivu, ntuzi aho ryavuye, ntuzi uwarizanye. Ni ikindi kibazo gusenga ibishushanyo no kubikorera ibyaha bitihanwa, kuba mu byaha bihoraho, guhora biporonosa imbere y'abadayimoni bavuga ngo ntitwaje ahangaha. Uzasanga benshi batwarwa na za porunogarafi, abandi batwarwa n'inzoga nyinshi cyane, ubusambanyi burenze, abagore benshi, abagabo benshi ugasanga baratandukanye, harimo ubwicanyi n'ibindi byinshi cyane. Ibyo byose ni ibicaniro biza bisenya bwa buzima. Rero ugomba kumenya yuko ibyo byose bituma ugenda ucika intege, ndetse bigasanga bigushyira mu buzima, ugasanga ubuzima ubayemo ni ubuzima bw'imibabaro pe, ubuzima bw'agahinda pe, ubuzima bwo kumva nubwo wambaye waberewe, usa neza, wariye, wumva umeze neza, ariko by'ukuri umutima wawe ufite igikomere kikubabaje, hamwe wumva biguteye ubwoba. Icyo rero ni ikindi kigoranye, kandi ugasanga buri gihe harimo n'ibimenyetso byerekana ko umwanzi yakurakariye, ashaka kuzana ingaruka mbi. Ugasanga biri ku mwana wawe, biri kuri mama nyokuru wabo, biri kuri wowe, biri ku bavandimwe. Ugasanga hari ibicaniro, abana nta bwenge bafite mu rugo, n'ibibazo, umugabo n'umusinzi, ibyaha byaje, ukabutera kose mana ndi hehe, ndi mu isi yande, meze gute. Ibi ni ibikera ugasanga byakwatatse, kandi bimwe birakugwa nabi. So bisaba rero yuko umenya ngo ibicaniro bisenya gute, kandi ugasanga biragoye cyane. Kandi ikindi ugasanga kubyumva no kubimenya si ikintu cya buri muntu, ahubwo abantu barabyita uko bishakiye, ati Imana yaraturetse, Imana ntigikora, n'abahanuzi, ibintu. Kumbi ni ibicaniro bibi, if altars ku buzima bwawe ugomba kudisura, ugasenya, kugira ngo Imana yo mu ijuru ikumpera umugisha mu buryo bukomeye, kandi Imana zose. Rero birakwiriye ko muri aya magambo ugira izo mbaraga zo kuba no gusenya no kwangiza ibyo bintu, kandi ukabisobanukirwa. Rero igikwiriye ni iki? Ni ukumenya ngo nkwiye kubisenya, ndinde wo kubikora, ndatesida nte. Ugomba kubisenya kubw'amaraso ya Kristo n'imbaraga za Kristo, kugira ngo ugire ubuzima, kandi ibicaniro bya seki byose bisenyuke. Rero icyo ukwiye kumenya, bitambo ni iki, ni iki bikora bite, wabimenya gute, ni gute twabisenya gute. Ibyo byose rero nizo mbaraga turimo tuvuga ahangaha ku Mwebwe Abera Ministries, tukubwira ngo harageze, kuko ibi mvuze birinkinga n'inzozi. Ntawagusobanura utabwiye n'ibicaniro urwana nabyo. Niba urota se ubona zigutondagira, ukabona abantu bakuroga, ukabona urya inyama, ukabona uri mu isoko, ukabona ucuruza inyama, ukabona ugendana n'abapfuye, ubugira ngo hari ikindi bisobanura. Wowe usibye no kubivuga, ahubwo waratatswe. Nawe rero ubuzima ubayemo nubwo imibabaro, nubwo amarira, wishima igihe gitoya, ubundi ukarenzaho ugaseka, ariko by'ukuri wapfundura umutima wawe yasanga warashize, wararangiye, kubera ibicaniro byakujeho. Rero Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ibyo bicaniro byose nta kundi tubasha kubisenya, ni uko twambara imbaraga, tukamenya ngo turakora iki. Buriya iyo ushaka kumenya icyo Bibiliya ivugaho, kandi ukabyumva ukabyakira, usomye ibice 12 byo Gutegeka kwa 2:3, harakubwira iby'igicaniro, kandi uraza kubyumva, uraza kubisobanukirwa rwose. Reka tuhasome twumve icyo Bibiliya ihavuga. Ni Ugutegeka kwa 2, Gutegeka kwa 2 ibice 12:3.
Gutera kwa kabiri ibice 12 umurongo wa 3. Ya kadusome. Ya reka nivuge mu Kinyarwanda, Icyongereza reka mbe nkiretseho gakeya, ubundi ndibwirira Abanyarwanda bagenzi banjye ni gute bigomba gukorwa. Usenye ibicaniro byabo mu bishyire hasi. 12. Haravuga ngo muzasenye intambiro zabo, mumenagura inkingi z'amabuye basenga, mutwika amashusho y'ibikigirwamana kazi ya Shera, mutemagura n'amashusho y'izindi mana basenga, maze amazina yazo yibagirane burundu. Imana iguhe umugisha. Umwana basobanura ngo muzasenye rwose. Cyangwa ho murabyumva. Muzasenye rwose ibicaniro byabo, mubisenye burundu, mubikureho, muvaneho n'ibibuye, kandi ntimuzasenga Imana uko basenga, ahubwo muzabitandukanye musenga Imana. So rero icy'ingenzi no kuye gusenga Imana kubw'amaraso Yesu Kristo, no gusenya imbaraga za karande, no kwinjira mu buryo bukomeye kugira ngo Imana igufashe gutera imbere no kwigira imbere muri byose. So rero data wa twese abaho umugisha, Imana y'amahoro ibankomereze, kandi Imana y'amahoro ibatabare, mugende mugera ku ntego nyayo yo kwinjira mu isezerano no kwakira umugambi w'Imana, kandi Kristo abagire neza. Ese Yesu Kristo yavuze igitambo gute? Yesu Kristo yaravuze ngo umuntu wese uzarahira ku gicaniro ngo ntacyo yavuze, ngo ariko umuntu wese urahira ku mpano y'igicaniro wabakoze icyaha yishe yandahiro yiwe. Bivuga ngo igicaniro ni ibintu tugomba kumva no kwemera no kugira ngo tubashe gutera imbere. Ese ubundi ibanga ryihishe mu bicaniro bizima n'ibanga ryihishe mu bicaniro biniri? Icyambere, ibicaniro bizima nibyo bityaza cyangwa se bigakora kugira ngo igicaniro cyacu kigere ku cyo aho umuryango ugomba kugera hatabaye gucika intege. Mu gihe igicaniro kibi ari ikikubuza kujya imbere no kwegera muri gakondo yawe no kwegera amasezerano yawe. Byo ni ibintu bihabanye, ni ibintu bitandukanye, bigusaba ko wumva ugasobanukirwa muri wowe, ukavuga uti kwera ikintu nkwiye kucyumva. Nuvuga ngo igicaniro cyiza kidufasha kugera kuri destination yacu, ariko igicaniro kibi kitubuza kugera ku ntego zacu, aho umuntu arakwiye kwicara akaboneka, kandi ko Imana ikwiye kumufasha. Imana iguhe umugisha, Imana igufashe, kandi Imana ikurengere, Imana ikube hafi. Imana yo mu ijuru igufashe mu bintu byose kugira ngo ubashe gusenya izo mbaraga mbi. Ibyo rero ni ibicaniro bituma icyo wifuza kubona ntukibona, ushaka kugera ntuhagera, iyo ugambiriye ntibikunda. Bivuze ngo ukwiye gusenya ibicaniro byaho byose, senya ibicaniro by'aho washatse, senya ibicaniro by'aho wavuye, senya ibicaniro by'aho ukorera, senya ibicaniro byo mu gihugu cyanyu, senya ibicaniro byose birwanya amasezerano. Inoda yo kugira ngo, cyangwa se intego nta yindi, ni ukugira ngo ugire amahoro, ugire umunezero, ugire ijambo, ukomere, utere imbere, udahungabana, udahungabanywa, uri wa muntu wibitsemo imbaraga ziremereye mu gutera imbere, ndetse no kumva ko Imana iri mu ruhande rwawe. Aho rero niho uzatabara ukanesha, ugakomera. Rero ibicaniro nicyo bikora, nicyo birwanya, ni ukugira ngo utagira aho ugera. So nuvuga ngo twamaze kubona ngo igicaniro cyiza ni iki? Ni icy'amasengesho, kigufasha kugera kuri destination, kigufasha kugera ku masezerano yawe, kigufasha kugira imbaraga no
no kwinjira mu birere bikomeye. Ariko igicaniro cya Satani by'abarozi bimwe bakora barohera bagira gute abakurwanya bari inyuma yawe cyo kiragukurura, ntabwo gituma ubasha gutera intambwe ngo ugere muri muka. Kugenda uragenda, kurya urarya, kuvuga uravuga, ukora urakora, ariko ya ntambwe ikujyana imbere ngo usimbuke ugere ku masezerano yawe usanga Satani yayakuruye. Rero ibi nta bindi ni ugusenga, kwiyiriza ubusa no kumenya yuko imvugo ikurwaho n'indi mvugo, igitambo gikurwaho n'ikindi, kandi indahiro ikurwaho n'indi ndahiro, kuko hari ibyo duhura nabyo. So rero Karande n'izi mbaraga ni strategy Satani akoresha, ntubumureba gusa bikakubabaza, nde wahombye, ninde wahuye n'ikibazo, nindurira, ugasanga mu rugo rwanyu nta munezero uhaba kandi ntacyo mupfa, nako ugasanga hari akantu kinjiyemo. Kubera iki? ni za mbaraga bishaka ngo utagera kuri destination. Ariko muri aya mavuta kandagira amateka ubuzima bugahinduka, muri aya mavuta y'imbaraga no gukora, muri aya mavuta yo kunezwa no kuzura imbaraga z'Imana, muri ibirere bidasanzwe mu izina rya Yesu. Aha niho ugiye kwinjira, tuzabomora, tuzasenya, tuzabirwanya, kuko ukeneye kuzura imbaraga. Niba utabishoboye turahari ngo tugufashe, ariko ugomba kurwana destination nziza. Ibicaniro bizima bikugeza ku ntego, ariko ibicaniro bikubuza kugera ku ntego. Bisobanura ngo ibicaniro byiza by'Imana, gusenga no gutabarwa, icyo ugiyemo birihuta, ariko igicaniro kibi cyo gikurura kikujyana inyuma. Ntuhombe, nakuvuga ngo homba, witera imbere, wibyara, wikwiga, wibona akazi, wikubaka inzu, angwa, byo ikurura kujyana mu bintu bibi. Ariko Karande nziza cyangwa se ibicaniro bizima byo bikujyana muri destination, bikakujyana mu mugisha wawe, bikakujyana mu mbaraga zo kubaho, bikakujyana mu bitangaza. Ariko Karande inyagwa n'uyu mwuka munini Satani ajya yihishamo ibintu nabwiye. Ibicaniro birwaye ni ugukurura, ni ugusubiza inyuma. Ntuhombe, mbavuga ngo homba, niba ujye ucuza homba, ntubyare, wikubaka, ni divorce, ni amarira, ni indwara, ni ukurwaragurika, ni kagahinda, ni ukwamburwa, ni ugusubizwa inyuma. Mbega iyo Karande ni ukikurura ijyana, abandi bakabona icyangombwa mu gihugu uherereyemo, wowe ukakibura, imyaka ni myinshi, bagenzi bawe ukabona mu gihugu ugasanga ntuzi impamvu, waradepoje ntawe ugusubiza. Kubera iki? Hariho ibicaniro byakomotse mu byaha bya ba data, byakomotse mu busambanyi, mu bandi, mu bugome n'ibindi byaha byose. Ibyo birakurura bijyana inyuma, birakurura bikuzana inyuma. Ariko hariho n'imbaraga n'umwuka wera, byo bikurura bikujyana imbere kugira ngo ugere kuri destination. Umva itandukaniro. Ibicaniro bibi bigusubiza inyuma, utagira ikintu ugeraho. Ariko igicaniro cy'Imana waramaze gukizwa cyo kikujyana imbere kugira ngo ujye guhura n'umugisha wawe, aho kugira ngo usubire inyuma. Rero niwe wa mbere wo kubyimenyera no kubihagararamo. Turane ngo tugufashe, turane ngo tukurwanyire ishyaka, turane ngo tugusengera Imana. Ariko ibintu byumve, witegura kwakira ibyiza ukakira ibi, ukitegura kwakira amahoro ukakira amahane, ukitegura kurya ukabura shonje, ukitegura kwambara bigahinduka, ukitegura kugenda bikanga, witegura ugasanga ibyo ushaka si byo ubona. Ariko nta yindi mpamvu, nuko ugomba gusenya ibicaniro bikubuzima bwawe, ukabirandura, warangiza ukakira amasezerano, kandi ukigira imbere, kandi ugatabarwa, kandi ukarengerwa, ukumva ko Imana iri mu ruhande rwawe. Data wa twese aguha umugisha, amahoro y'Imana kuzeho, umugambi w'Imana ukubeho, ntugacogore, ntugahungabane, kandi icyo ushaka cyose kikubera uko ugitekereza, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amina. Amahoro y'Imana abane nawe. Ibicaniro bibi bigusubiza inyuma, ibicaniro byiza bikujyana imbere. Urahitamo iki rero? Igicaniro kibi gikurwa n'igicaniro cyiza. Igitambo kigushubije inyuma, dayimoni bagutanzaho n'abantu, gikurwa n'igitambo cyiza ku masezerano yawe. Imvugo y'Imana ikuzeho. Muhabwe umugisha n'Imana, mukomeze muduhamagare, turi kumwe turabasengera. Kandi muri hano muri iyi gahunda umwe gabera ministries aho takandagira amateka, ni Imana yadushyiriyeho. Iyi cano yaje kuyomenye ngo urarwana nande, urarwana n'iki. Hasta la vista. Muhabwe umugisha n'Imana, Imana ibagiriye neza, icyo mwifuza cyose kibagereho. Bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom. Ubumwe bw'abera ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Rivera Ntambabazi Jean Baptiste, ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiye n'amateka mabi, imuha amavuta ngo gendo uyasuke kuri bariya, ubuzima buhinduke. Amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta kandagira amateka, utera umuhati mu rubibi, amateka nayo agashyiraho imbago.
ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbaye. Mfite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuyemo. amateka urayazira kandi nta kintu utakoze.